dufite application umuntu wese ufite telefone ya smart ashobora kuba yakoresha. Iyi application umuntu arayidownloadinga kuri telefone, yarangiza akayishyira muri telefone ye. Irimo rero ibintu byinshi, irimo kirabiranya, bakubwira icyo ari cyo, bakakubwira ibimenyetso byayo, bakakubwira n'uburyo wayirinda. Hari n'undi murongo twashyizeho wa 845 umuntu ashobora guhamagara agakurikiza amabwiriza, cyangwa se akandika akanyenyeri 845 urwego, hanyuma nabwo akagenda akurikiza amabwiriza. Ni umurongo utishyurwa, bagenda baguha inyigisho za kirabiranya ndetse n'iz'urutoki muri rusange. Iyo umuhinzi nk'uko navugaga twagiye tubaha ubumenyi, abashije kubona uburwayi mu rutoki rwe, akabona akeneye ubufasha, afite uburenganzira bwo kontakta cyangwa se bwo kuba yakwiyambaza jyana mu buhinzi, sedo, agronome cyangwa se umukozi wa